aratera umusore ajya ku rugamba bari baramubariye bari bamubwiye bati aho uzogarukira tuzamuguha mubane umusore aragenda ye umutima uri mu nda yafora umuheto bikanga yatera icumu bikanga wa mukobwa ahari umutima ugasimbuka amaganya aba menshi atangira kuririmba ati bana b'iwacu ntakica nk'irungu bana b'iwacu ntakica nk'irungu ntakica nk'irungu ntakica nk'irungu ntakica nk'irungu ntakica nk'irungu urugamba rurarema ye umwanzi naho aratera iyi myambi iragurutse amacumu aragoba wa musore ageramiwe yibuka uwo yakunze ati mpfuye yemwe mpfuye nishwe n'intuntu ati mana iwacu nzokwama ndagusenga mana iwacu nzokwama ndagusenga ngiye kwicwa n'intuntu y'uwo nakunze ngiye kwicwa n'intuntu y'uwo nakunze mpfuye nishwe n'intuntu y'uwo nakunze umukobwa ngo abyumve bahungu umutima uramwanka inkokora ziracika amarira aricunda ati mpfuye yemwe ati wowe unsize tutajyanye yiha umugozi arahwera urukundo rwabo ruhereraho ya urakoze cyane karirimbo ni neza kabisa nakaye kandi watunyurizaho k'abahanzi bariho ubu ngubu se cyangwa abantu b'ubu bazi cyane katari karahanyuze okay mon amour uri nangeneye ntekereza wowe malo kubaho uri n'ingeso navaho girl I want to be your Romeo I can't wait to marry you c'est toi mon bébé nukuri simbeshya 24/7 nutuma mbaho neza c'est toi mon bébé nukuri simbeshya I just wanna be there for you Timaeme numbaze gusa aho bigeze ndenda gusara Timaeme cyane
gusa aho bigeze ndenda gusara kuko ngenda bana ndabana ndabana nawe bebe bana ndabana bana ndabana nawe bebe bana 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 na 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 yeah yeah Reka nanone ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje gukurikira Sade TV. Reka nanone ngusuhuza ari wowe uherereye mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari muri diaspora nyarwanda. Mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze. Kuko muri uyu munsi nanone kuri Sade TV twakira umutumirwa ni mushyashya n'ubwa mbere mubonye kuri Sade TV, ntago musanzwe mumenyereye, ariko mu kanya katarambiranye agiye kutwibwira. Amazina yanyu mwitwa bande? Nitwa Okjay Kali. Okjay Kali. Okjay Kali. Yeah. Okjay Kali ni amazina wiswe n'ababyeyi cyangwa nawe wise ku giti cyawe? Amazina y'ababyeyi nitwa Mugisha Okocha. Mugisha Okocha. Mugisha Okocha. Mugisha Okocha. Yeah. Sasa Okjay ryo ryaje gute? Okjay Kali, urumva Okjay biva kuri Okocha n'ubundi. Ngo Okjay? Okjay biva ku zina ryanjye yitwa Okocha. Okocha. Yeah. Ese kono ndumva ariko ari izina ry'inyamahanga? Yeah, ni inyamahanga. Buriya rishatse kuvuga iki? Okay, Okocha bishatse kuvuga the wise man, cyangwa se umunyakuri, cyangwa se umuntu ukora ibintu bye bigororotse. Umunyakuri? Yeah. The wise man. The wise man, umunyakuri. Yeah. Ese Okjay twumvishe Okocha ko ari izina wiswe n'ababyeyi. Sasa Okjay ryo ryaje gute? Yeah, byaturutse kuki? Urakoze. Okjay ryaturutse ku nkuko natangiye mbivuga, ryaturutse kuri Okocha, ariko by'umwihariko byaturutse ku muntu wa mbere wiswe Okocha, ni umunya Nigeria n'umukinnyi w'umupira yitwa JJ Okocha. So mu rwego rwo gusigasira iryo zina, kuko n'ubundi bari barinyise bashaka ko nzaba umukinnyi w'umupira. Nafashe rero JJ Okocha nge nafataho kamwe. Kuri Okocha mfataho Oko, kuri JJ mfataho J, mitamba Okjay. Okjay. Yeah. Nyine nari nkubajije Okjay aho ryaturutse, by'umwihariko nyine nanifuje kumenya icyatumye uhindura izina ntukomeze kuryitwa nk'uko waryiswe n'ababyeyi, ahubwo ukarihindura. Ntabwo narihinduye, ni impine. Ni impine. Yeah, ni impine. Sasa ni iki nyine cyatumye urigira impine? Nuwe murimo muri make ukora waba waratumye ridakomeza kuba izina risanzwe ukarihindura? This nyine urabizi ko iyi kariyeri ya music. Ukora music? Yeah. Uri umuhanzi se, uri umuproducer, mbega uratubwira igisata wisangamo muri music? Okay, Okjay ni umwanditsi w'indirimbo, ni umuproducer, ni umucuranzi, ncuranga gitari, ncuranga piano, anything n'ubundi ngezeho ndacuranga nta kibazo. Okjay ntago yigeze aba umuhanzi? Nase ko umwanditsi nyine aba ari umuhanzi. Ariko buriya umwanditsi akenshi usanga ari n'umuntu nk'uko ubivuze, wenda nyine ngo uri producer, ushobora kuba wenda wakwandikira abahanzi bakugannye indirimbo. Mbega hari uburyo nyine producer aba yaranditse indirimbo akayihana melody, noneho umuhanzi we yaza akaza ayiririmba. Ni ibisanzwe, niko tubikora. Akenshi nandika indirimbo making ama beats, noneho haba hari abantu nyine, hari abantu dufitanye ubukoranire baguriza ibihangano byanjye, hari n'abandi nyine baza babyumva
bakabikunda bakaba bakigura bakakijyana nuko bikorwa. ya bakabikunda bakaba Yeah. babitwara bakabijyana. Ubuse ntago watubonja kumwe mu ndirimbo waba warigeze kwandika? Indirimbo nigeze kwandika zirari nyinshi. Ntacyo uradukoreza uko ushaka. Yeah, okay, it's okay. Kongeye se mporana inanga yanjye. Yeah. Imbere y'abantu nkunda kubona icyo nsobanura, ariko imbere yawe dore ndakibuze. Nakabaye narakubwiye kera ko ngukunda, nakabaye narakwiyeretse ariko naragutinyaga. Gusa y'ubundi asa n'uwasarishijwe nawe. Mbega ubwiza ubereye ivara ryera, inzozi zanjye zose zamaze kubimamo, kuko umutima wanjye nawo wamaze kunyurwa. Wandinze kujarajara maze uranyiyegereza, nzahora ngushimira mu jambo ndagukunda yo baby, jye numva ngukunda. Gambwira ese humva nkunda, my baby go, jye numva ngukunda. Gambwira ese humva nkunda. Yeah. Urakoze. Jay urakoze cyane. Jay tutarajya kure cyane, Yeah. tugusanze muri Black Label Studio. Wahari kubwize mpamvu urabwira abagukurikiye Sade TV bamenye ibyo ari byo, kuko twayaga dusura Black Label Studio tubonamo uwitwa By the way, none ni wowe twasanze, bimeze bite? Yeah. Ni ikibazo cyiza ariko nkifite igisubizo. So nkuko nabivuze, ndi umuproducer. Yeah. Producer, so impamvu nda nyine ni production n'ubundi. Rero Bayda ntabwo ari uko adahari cyane, arahari ahubwo arahuze cyane mu bintu by'amasomo. That's why ndi hano, kugira ngo nanjye mbe mfasha abahanzi nyine b'inaha Rusizi, cyane cyane abagana Black Records. Yeah. Ntabwo nabivugaho byinshi, gusa Bayda nyine nta kindi kibazo kirimo. Ubundi dusanzwe dukorana ubushuti, n'ahandi nagiye nkora hose twabaga dufitanye ubushuti, gufashanya ama project, gukora ibiki. Kandi nta nubwo bivuze ko Bayda yavuye muri production, n'ubundi uwamushaka bakorana nta kibazo. Bivuze ngo nyuma yuko Bayda bari gukorera muri Black Label Studio, nawe wiyongereho uri undi mu producer wa kabiri. Yeah. Ntabwo ndi umuproducer wa kabiri, ahubwo nanjye ndi undi umuproducer. Uri umwe mu baproducer ba Black Label. Yeah, that's nuko bimeze. Ndumva ari byiza cyane. Hari uburyo ama project usanga ari menshi muri studio. Yeah. Byiza iyo muyahuriyeho muri babiri kugira ngo muyakore ave mu nzira. Yeah, production ni uguhanahana my day, ni ibitekerezo, kunganirana, you know. That's why tubikora gutyo, kugira ngo turusheho gutanga ibintu biryoshye bimeze neza. Jay yatangiye production ryari, ni gute yisanze muri production? Kuntu nge natangiye production, navuga ko byatangiriye muri kariyeri y'umuziki wo gucuranga. Kubera ko nakuze ncuranga mu church, ncuranga gitari solo mu rusengero, ncuranga piano. That's how naje kwiyumvamo, ndavuga ati why. Icyo gihe ariko mbere mu myaka yashize nari umuhanzi, wabibonye nandika n'indirimbo nabivuze. So mwandika indirimbo rero nkazijyana mu masidi amwe namwe, ntahita ntanatangaza, nkumva uburyo biri gusohoka ntabwo biri kunshimisha.
ndavuga ni why nyine iki kibazo wenda kimbayeho ariko why nge ntagira changes nibura ngira abantu mfasha tubahereza imiziki myiza ikosoye ngubwo buryo kiriho naje kwisanga nagiye kwiga production nkaba ngubu ndi gukora production. Production wayigiye hagana he, wayize ryari? Production natanye mbere niga secondaire najyaga nkora utu simple beats mu mashini. Reka tugende gake OJ avuka mu bana bangahe? OJ njye mvuka mu bana 5. Mu bana 5 kabisa. Yavukiye hagana he, yavutse gihe ki? Oh my god, wambaje ikibazo ntari niteze gusa navukiye ahantu bita mu Bugarama, mu murenge wa Bugarama. Naho nabaye imyaka yanjye yo kubyiruka. Bugarama si mu karere ka Rusizi? Ni Rusizi. Hari ahantu hakunze guturuka ibyamamare byinshi. Ngira ngo ndizera ko na nyiri country record ari havo. Nyiri country record ni kavukire ni benshi bavuka yo bafite izina cyane cyane n'ufite Rusizi muri rusange barahari benshi. Bari byiza cyane kuko iyo ukora ikintu ufite undi ufatiraho urugero biba ari byiza kurushaho. Cyane kabisa. Sasa OJ twumvishe aho yavukiye, twumva n'abana avukamo. Ni gute sasa ibintu bya production byatangiye gihe ki ujya kumva ko wakorogoshora cyase nkuko waba umuhanzi nkuko wabitubwiye? Ngewe nyine nkuko nashatse kubivuga mu kanya gashize nari umuhanzi mbere. Nari umuhanzi nkora nandika indirimbo ariko nkajya muri studio zimwe na zimwe ntashatse gutangaza z'ahantu bita i Rusizi. Niho nari icyo gihe nari mfite ubushobozi bwo gukorera I think. Urakomeza rero tubwira buryo nyine byatangiye. Wari ugeze aho wari urimo tubwira ko watangiye uri umuhanzi ukajya muri studio zimwe na zimwe udashatse gutangaza bakagukorera production ukumva atari byiza nk'uko ubyifuza. Sasa nyuma byaje kugenda gute? Yari igihe ki? I think ngewe natangiye kujya studio ndi umwana mutoya. Geranje wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite hafi imyaka reka ndebe nari mfite imyaka hafi 12 gutyo 14. Wari ufite nk'imyaka 14? 14. Nigaga mu wa kabiri secondaire. Ni kera. So rero nagendaga rero nkareba nge numvaga nshaka ikintu kiri strong. Nareba rero ibintu biri kunsohokera simbishime. Kandi icyo gihe nari mfite umuntu wamanagingaga niyo nabimwumvishaga ko dushaka ikintu kiremereye ntabwo yahitaga byumva. We kubwe yumvaga ibyo ngibyo nyine bihagije. Ese icyo gihe wajyaga mu studio gukora izo ndirimbo nta inosiyo wari ufiteho kuri production cyangwa se ku byuma bimwe na bimwe bikoreshwa muri production? No. Ndetse kuba nari nzi programu bakoresha nta mayide nari mbifiteho. Icyo gihe gitari niyo navuga ko nari nsa n'ukora nabyo ntabwo nari mbizi nyine n'ibya bindi byo gufindafinda. Urumva nari nkiri muto. Gitari se wayikoze uyikuye wari uyifite naho wajya ugacuranga bimeze bite? Nkuko nabivuze nakurenge muri korali niho nigiye piano niho nigiye guitar gucuranga ingoma. Numva umuziki wose narakuye muri korali, kuririmba kwandika byose nabikuye muri korali. Korali wayinjiyemo ngana gute? Nari ndi muto cyane muri za école de dimanche. Imwe y'abana bajya gusenga mu gitondo mbere y'uko abakuru bajyayo.
so nkurira no muri korali y'abana nyine yaririmbaga nyuma y'uko inkuru yabaga iririmbye nyine mbega yari iya kabiri ariko y'abana. si ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe? Byumvikana ko nko guhera ku myaka 5 yanjye nabaga muri church, nabaga mu rusengero. Ibintu birambye muri umuntu uzi icyo gukora. Yeah, of course. Ari ahantu hararema cyane. Mu myaka 5 wari uri muri korali. Urakomeza nyine uzamuka utubwira uko imyaka yagiye igenda, uko urugendo rwagenze. Yeah, that's nyine niga secondaire, mbere nari umuraperi nyine, ko na rap nayo ntabwo biri kuvuza neza, njya muri R&B. Nibwo rero nsoje kwiga secondaire, nibwo naje kubona management, kuko mbere ya secondaire narikoranaga, twakoranaga n'umutipe bita Nercy. So biza kurangira rero mfashe nyine gahunda y'uko njya mu muziki nyine, uwo mujama ka managinga, I mean uwo mu manager, uwo mu boss. Umubosi wakakumanaginga. Yeah. aribwo bagukoreraga production ukumva ntiri ku rwego wifuza. Yeah. Numvaga bitari kuza neza. Winjira sasa muri production gute? Why nta making away yanjye, nibwo nyine manager twaje gutandukana. Njya i Kigali kubera ko hari umutipe bita Wevan, mu producer muri Kigali. Ari ufite nawe izina. Nari mushiti wanjye nyine, nkajya ngenda akanyereka utuntu tumwe na tumwe, no mu ishuri twajyaga tudukora tukiga secondaire. Ako we nyine asoje ahita abona ibyuma, akora production nyine, uwo ni umuproducer mwiza. So nkagenda yo kuvumba nyine, ubwo buryo kinagiye ngira amahide kuri production. Noneho production bya nyabyo, igihe navuze ngo ngiye gusorera umuntu project, ni mu kwezi kwa 7 kwa 2023. 2023 mu kwezi kwa 7. Nicyo gihe wakoze indirimbo? I mean mu kwezi kwa 8 mu mpera. Mu kwezi kwa 8 2023. Nibwo nasohoye project ya mbere. Nyisoreye umuntu, nafite studio nyine ntoya. Wagendaga gusa ugakopya ukareba ibyo bari gukora, production ikakujyamo? Nagiye nanigira no kuri YouTube. YouTube buriya is a great teacher. Nubwo itatofaringa ama certificate, ariko YouTube is a great teacher. So buriya YouTube aba yigiraho, ntibisaba ubuhanga. Ngiye mbona mbere na mbere ikintu wigira ari ukora ubundi ubusanzwe gifitemo impano. Okay, umuntu akurikira domain yiwe, ariko n'ubundi YouTube ubundi iyo wumva ururimi birakorohera. Ariko uretse ko ibintu byaranoroshye these days, iyo ushatse translating no mu Kinyarwanda, amazira subtitles zikaza mu Kinyarwanda, ibintu bari kukwigisha ukajya bisoma mu Kinyarwanda. Numva YouTube ni ahantu heza ho kwigira nyine, kuko nanjye hamfasha ibintu byinshi. Ese YouTube buri wese ubwo yayigiraho bigakunda, cyangwa nyine ni ya passion y'umuntu kuba afite bwa bushake bwo kuba ashaka kwiga cya kintu? Kuko urumva ni ikintu uba wiga utavuga ngo nicaranye n'umwarimu amaso ku maso aranyerekera iki ankosora iki. Mbega umwarimu aba ari kukwigisha utamusubirishamo. Wamusubirishamo kubera ko YouTube uburyo ikozemo ushobora gusubiza inyuma ikitumvise neza ukacyumva. Ariko ntago wayibaza ngo ako ntahumvishe ngo bigenda bite, ngo ubundi busobanuro buhabanye na bwa bundi wabonye muri ya video uri kureba. Yewe buriya YouTube nayidefanda, kubera ko mu Kinyarwanda bavuga ngo buri wese agira uko yica inka ye. YouTube uko yica inka yayo, iyo ubonye kimwe kitaguhagije aba ari amatutorial menshi, turagenda ugafungura indi tutorial ukaba wasangamo bya bindi wari ushaka. Ureba indi kabisa. Ko niko nashakaga ko Abanyarwanda bumva bamenye ko YouTube yigisha kandi biriho ibintu byinshi byiza bitandukanye. Ariko ibyo byose baba babimenye baciye no kuri Sadia TV. Aba ari amahirwe bagize. Ari amahirwe bagize. Niyo mpamvu nibutsa abantu bageze kuri Sadia TV bwa mbere, ni abanyamahirwe cyane, ni abantu b'agaciro.
gusa ntibagenda badakoze subscribe kugira ngo n'undi munsi ibintu byiza bitandukanye tuzaba turi kubategurira bitazajya bibacika, dore tuba turi kubategurira ibintu byiza umunsi ku wundi. Yeah. Sasa OKJ twumvisha urugendo rwawe rwa production, twumvisha uko byatangiye, twumvishe ko wigiye kuri YouTube. Sasa nyuma yo kwigira kuri YouTube byakurikiyeho ni ibi? Byakurikiyeho nabanje nshinga studio mu rugo iwacu. Nshinga muri ghetto yanjye nyine. No ahubwo ngisohoka ku ishuri nari mfite ubukene. Hari bro yitwa Band Lab ya online. Band Lab niyo nashize muri telefone nkacuriraho amabiti kubera ko nari nzi gucuranga nyine, numva nari nzi aga production nkagakorera muri telefone. Man, mbona n'abakiriya pe, abantu bakaza nka composer beat muri telefone, nkana recordinga muri telefone, ntimbi bakumva bisohotse neza. Nubwo nahise kubona amafaranga nguramo imashini, nguramo na mic, nshinga studio nyine iri local. Nyuma yaho naje kuba ubona Shirakani Gikondo muri studio, n'ubundi naho njyayo Igikondo muri Kigali. Yeah. Ndakora iminsi cyo Kirakari bwoko cyari ikindirimbo cyangwa production yari kugenda ngafasha abantu nyine kubagaidinga mu miririmbire, kubafasha muri beat making. Yeah. Byo naje kuvayo njya aho bita muri Live Records. Live Records nakoze amezi 3. Naho gatoya aguciye mu ijambo tubaye nkaba ngaruka ku kantu gatoya, buriya nk'umuntu wabashije kuba wakoresha telefone ukaba wakora indirimbo, hari abajene hanze, hari urubyiruko rwiyumvisha ko ibyo bintu bitashoboka, buriya wabagiriye ihe nama? Hari umuntu bawumva ngo nakora iki kintu kuko ngo mfite machine, najya fungura YouTube channel ngahanga umurimo ngakora ngo kubera ngo mfite machine, ngo kubera nabonye kamera, kandi urebye mu by'ukuri si ntago ari byo kamara. Ni iki ushobora kuba wababwira? Ikintu navuga ni nk'icyo nabandi baheraho bavuga, ubushake nibwo bushobozi. Uzi icyo ushaka uba ugomba kugiharanira. Ngiye nk'umuntu wari ufite inyota ya production, narebye nari mfite telefone ya Spark 4 urumva nta nubwo ari telefone irenze. Niyo nagize ngiva ku ishuri, nta kindi kintu nari mfite magarariyeho. So nararwanye kuva muri ibyo ngibyo. Right now ntago ubu ngubu ushobora kwicara ngo nabuza ahantu njya gukora kubera ko just I have something. Ibintu rero bihera ku kantu gatoya bikagenda bikura. Right now bungubu dusharinga ama project n'aba producer barenze ba package ba tell them urumva ko ni ibintu byiza. Ni ibintu kandi byo kwishimirwa. Urakoze cyane. Buriya nanjye akantu narabura abajene, buriya ntago bizagusaba ibikoresho bya mirenge kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe, ahubwo umuntu akagombye guhera kuri ka kandi gatoya afite. Gato cyane. Guhera kuri twatundi afite, uko azakora, uko agenda atera imbere, niko ibintu bigenda bizamuka, ejo akagera ku bikoresho yifuza. Nuko bigenda kabisa, nuko biba bimeze. Twakomereza rero aho wari ugeze, tubwira ku rugendo rwawe rwa production. Urugendo rwanjye rwa production mu mezi 3 ashize nari ndi gukora muri Live Records. Live Records ubu ngubu right now rero ntago amasezerano yacu yagenze neza yanjye na Live Records. That's why nahise njya muri Black Records. Black Records. Bimeze neza. Bimeze neza. Ubu ngubu niho uri gukorera. Se uhamaze igihe kingana gute wakorera?
muri Black Records. kuba Black. nibwo tugusuye nibwo tuhagusanze Yeah. ariko ndakeka atari umunsi wa mbere uhari. Yeah, ntabwo ari umunsi wa mbere, maze about 3 weeks. 3 weeks ndazifunze kuko naje ari muri weekend. 3 weeks zirashize, ibyumweru 3 birashize. Yeah. Ubona bigenda? Biragenda. Urabona nyine location nshyashya akenshi iragorana, ariko hari abari banzi, ntabwo njya nicara ndafite project. Ikindi kandi n'abandi dukoranye barabyishimira kabisa. Jay, nabonye hari uburyo ufite talent kuri gitari, ufite talent kuri piano. Nyine ufite uburyo ubicuranga ukabona ko ari ibintu uzi wamenyereye. Byo watangiye kubyiga gute? Kuko hari umuntu usanga bakora production ariko yibanda kuri soft. Okay, nyeka ko ikintu cya mbere muri production ni music senses. Ni ibyumvo by'umuziki n'ubumenyi ku muziki. Ntabwo uzamenya ngo umuntu yataye inota, ntabwo uzamenya ngo iyi ni diminished notes cyangwa ni ubuhe bwoko utabizi. So ngiye rero gitari na piano ni ibintu bimba mu maraso. Kandi wari wumbaje ngo natangiye kubyiga nte. Nkuko nabivuze nakuriye muri korali, iyo umuntu yabyirukaga bashakaga uburyo bamufasha nyine bamuforomamo umucuranzi uzaba nk'umucuranzi wa korali. So rero na piano ntabwo maze igihe kinini nyizi. Nyimenye nyuma yuko nsoje kwiga segonderi. Nyuma yuko usoje segonderi? Wasoje segonderi ryari? Nasoje 2022. Wigaga ibijyanye n'iki? Nigaga software development. Nari umukoda wa dance. Nicyo gihe wigiye nani piano? Nibwo natangiye nyine, nibwo nari nziho duke nyine twatundi two kudonda two kwifashisha, ariko nibwo nahise mpagurukira nyine kwiga piano kuko nari nzi ko nari narahagaritse umuziki mvuga ngo ngiye kuwukurikirana. Numvaga ngomba gukurikirana umuziki nyine mwufiteho ubumenyi buhagije. Nibwo wize piano bya nyabyo yigira muri korali? Nibwo nahise nangiye kwiga piano muri korali, nangiye kujya ncuranga nyine bakabigaya, ariko bigeraho ngo umucuranzi mwiza muri korali, cyakeseho ngo umupianiste mwiza muri korali, kubera gushiraho agatege, kureba tutorials kuri YouTube n'ibindi. Gitari yose byaje bite? Gitari yo nayitangiye kera nabaga ncuranga ka acoustic nyine, suna bitangiye gutera. Mu rugo habaga akagitari gashaje cyane, niba karaka papa niba ntago mbizi. Gusa nagasanze mu rugo nyine nkajya mpfa gucuranga ibintu nyine bitabaho. Rero haza nk'umuntu nyine akamfasha akanyereka utuntu. Na mukuru wanjye yari umucuranzi muri korali yabo, akanyereka utuntu kuri wanjye mukuru. So that's all. Nuko buryo nagiye ni improvinga, noneho ibintu bya YouTube maje kubimenya. YouTube nayigiye ibintu byinshi. Maje kumenya YouTube, noneho niga gitari nyine ku rwego rwiza, nkiga gucuranga za perfect, nkiga gucuranga nyine izi ndirimbo z'inzungu. Warebaga tutorial y'uburyo bacuranga indirimbo runaka kuri gitari ukaba wayicuranga? Nuko ariko nka gitari solo yoho nagiye nishakamo nyine bitewe na acoustic na accompaniment narinzi. Natangiye kujya ngenda nyine nkaduraguza muri korali bakanseka nyine, ariko bigeraho n'ubundi mba umusoliste mwiza, insengero zikankodesha. Nyine mbega navuye kure kandi nzanagira kure. Insengero zaragukodeshaga. Muri make wize gitari, wiga piano, ubyigira kuri YouTube, nubwo nayo makorali wari uyarimo bigera ku rwego bya bibintu. YouTube yanyarizaga ubwenge igatuma ntandukana n'abandi, kuko kuri YouTube haba hari ibintu biri international. Urabona hari uburyo
umuntu aba yacuranga nk'indirimbo abantu benshi basanzwe bazi kuri gitari, umuntu yaba yayumva kumva ni yayindi, ni nk'indirimbo abantu basanzwe bazi umva waducurangira kuri gitari. indirimbo nacuranga ahantu baba bazi Ushaka ndabizi ni nyinshi, wowe urareba iyo ushaka wumva uri tayari. nabacurangira akaririmbo ka karahanyuze k'abarundi. Yeah. Nta indirimbo kibazo. nkunda cyane Mm, yitwa Ntakica nk'irungu. nta cyica nk'irungu. Yeah. Bana b'iwacu nta cyica nk'irungu. Bana b'iwacu nta cyica nk'irungu. Nta cyica nk'irungu. Nta cyica nk'irungu. Nta cyica nk'irungu. Ntakica nk'irungu. Umusore yakunze umukobwa ye, umukobwa nawe aramukunda. Ubundi umwanzi aratera, umusore ajya ku rugamba. Bari baramubariye, bari bamubwiye bati uzogarukira tuzamuguha mubane. Umusore aragenda ye, umutima uri mu nda. Yafora umuheto bikanga, yatera icumu bikanga. Wa mukobwa ahari, umutima ugasimbuka. Amaganya aba menshi, atangira kuririmba ati bana b'iwacu nta cyica nk'irungu. Bana b'iwacu nta cyica nk'irungu. Nta cyica nk'irungu. Nta cyica nk'irungu. Nta cyica nk'irungu. Yeah. Nta cyica nk'irungu. Urugamba rurarema ye, umwanzi nawe aratera. Iyi myambi iragurutse, amacumu aragoba. Wa musore ageramiwe, yibuka uwo yakunze. Ati mpfuye yemwe, mpfuye nishwe n'intuntu. Ati mana iwacu nzokwama ndagusenga. Mana iwacu nzokwama ndagusenga. Ngiye kwicwa n'intuntu, intuntu y'uwo nakunze. Ngiye kwicwa n'intuntu, intuntu y'uwo nakunze. Mpfuye nishwe n'intuntu, intuntu y'uwo nakunze. Umukobwa ngo abyumve bahungu, umutima uramwanka. Inkokora ziracika, amarira aricunda. Ati mpfuye yemwe,
si wowe unsize tutajyanye yiha umugozi arahwera urukundo rwabo ruhereraho ya urakoze cyane karirimbo ni neza kabisa. Nakaye kandi watunyurizaho k'abahanzi bariho ubu ngubu se cyangwa abantu b'ubu bazi cyane katari karahanyuze? Okay. Mon amour, uri nangeneye ntekereza wowe malo kubaho uri n'ingeso navaho. Girl, I want to be your Romeo, I can't wait to marry you, c'est toi mon bébé, nukuri simbeshya, 24/7 utuma mbaho neza, c'est toi mon bébé, nukuri simbeshya. I just wanna be there for you, Timaeme, numbaze gusa aho bigeze ndenda gusara, Timaeme, cyane, numbaze gusa aho bigeze ndenda gusara, uko ngenda bana, ndabana nawe bebe bana, ndabana nawe bebe bana na ndabana yandera yandi ya ni ya Shafina Chrisizi. ndabana ya Chrisizi. Yeah. Nta karirimbo ka Bravani waba uzi gucuranga? Tugende. Okay. Kitwa Oya. Oya mama, yasembwira ubona bishoboka. Oya mama, nukuri sinabikora no. Oya nanabigerageje sinabishobora no. Yeah. Gitari ashobora kuba ari igikoresho cyawe ukunda cyane. Ndagikunda cyane gitari. Numvishe uri umucuranzi mwiza cyane kuri gitari. biva mu gutrayinga, biva mu kugerageza ibyo byose ubwo bumenyi bwose wabukuye kuri YouTube? ni kuri YouTube no kumenyerera nyine gucuranga mu makorali bisanzwe. Ese buriya bifata igihe kingana gute kugira ngo umuntu abe yacuranga muri korali? Serwa n'ubushake, kubera ko narabo twatangiriye rimwe na n'ubu batazi gufata umurya mu gihe njye natangiye kuyaryaho. We byagufasha igihe kingana gute kugira ngo ube yatangiye gucuranga gitari? Numve gitari mu rusengero cyangwa se nk'uko nyine uyicuranga, mbega kugira ngo ube kuyizi ube wacuranga indirimbo byagufasha igihe kingana gute? Ubwo mereye kugenda natangiye kuyikoreraho yaba ari imyaka myinshi pe, yaba ari myinshi, ahubwo igihe nyine navuga ati ntangiye gucuranga abantu ngo nyine ndacuranze nta bwoba muri korali, ariko nabwo nabaga ndi gutitira, ubwo haba haciyeho imyaka 2. Abaciyeho imyaka 2 nibwo natangiye gucuranga solo. Ariko nka nyine acoustic natangiye kera pe nkiri umwana. Acoustic watangiye ukiri umwana? Solo se wayize gute? Nawe wari yayigishije cyangwa muri korali? Solo kuno byaje kuri church kandi dufite umusoliste, njye nari umupianiste, urumva ntabwo nabonaga umwanya wo kujya kwiga solo, ariko nari nzi nyine akakompanyimo
rero kubera kumva amanota nyine ngiye nyine ukuntu numva amanota nkumva natondeka ngahita menya ngo rino riherereye aha ibyo byo nari mva mbita mbyumva byihuse so rero soliste wacu bishyuraga ku rusengero nari ndi Kigali nyine ubwo naragiye kwiga ibintu bya production noneho nsanga ngo yaragiye nyine yabonye bamuha make aho rero niho nahise mvuga gitari yabaga iteretse gutyo soro nkumva biri kundya nkagenda nkayataka nkashiramo utuntu nyine tw'ubucucu ndavuga ati wayi umutica wanjye kwagiye hari witwa YouTube nkagenda nkareba nyine nkankiga nahereye kuri ngo sina amakosa sina makosa ye baba nayize cyera wataka kuniua bule baba niyo wahereyeho iyo rero soro yayo numva ariho nahereyeho akara gasoro ka buri uzi kugakubita bya nyabyo narayinkazi ubusura cyakazi sinzi niba nyikazi cyangwa wakagerageza sinzi nta mediator ntago nabona uburyo ncuranga soro nta kibazo ariko nyine kariya niko nahereyeho ngenda nyine niga n'ibindi amasebe ni kuyacuranga ibintu nk'ibyo gusa kwisanga wabaye umucuranzi nabaye umucuranzi nabimenye nyine igihe natangiye kubona hari abantu bamamagara ati ngwino dukorane repetition tuzasohokana n'aha nkavuga ati okay nkavuga ati ujya byaje ese utangira kwinjira mu bintu bijyanye na music mu rugendo rwa production nta bantu wigeze uhura nabo baguca intege nta kintu kiburira urucantege hari nk'umuntu nyine ariko njye numvaga bari kuvuga ukuri wumvaga babaga bari kuvuga ukuri njye bavuga ati njyewe intege nyine zanjye ni ugufeka ibintu byanjye na byamvunye ariko nanone ni intege nke ariko zikongera zikaba n'intege zinsubizamo izindi ntege nk'igihe nakoreshaga telefone mana yanjye nari ifite ibicantege byinshi kandi nabaga nagira n'isoni zo gukina indirimbo nakoze noneho ntabwo yaba ari nziza ntabwo yabaga ari nziza ntabwo waburamo udukosa njye nabaga ntumva udukosa nk'umuntu none se urumva nagiye kwiga production nshaka ibintu birenze udukosa rero tw'indirimbo wakoreye muri telefone nabaga ntumva ariko bitewe n'abanzi nari ndi gukorera barabyakiraga nabo bitewe none se indirimbo siko natangiye ariko indirimbo ya mbere nakoze muri telefone bampaye 500 kandi numvaga ngo mbafofoye byatari ugarutse muca igihumbi ugarutse ya menshi ubwo ni nkangahe baguhaye ya menshi ya telefone nakoze bampaye 17 ni menshi bari basigaye bava mu mirenge itandukanye bakaza kundeba reka nande gukora ibintu bizima urumva wari ugeze kuri level nziza nimba abantu bizima nyamapfu nanjye nasengura amafaranga afatika sasa urumva ugitangira hari abo baguca intege hari abantu bagucaga intege bakakubwira ko ibyo urimo atari byo none ubu ngubu ukaba uri umuntu umaze kugera kuri level ubasha kuba wabona amafaranga aturutse muri production abo bantu bagucaga intege wababwira iki ntacyo nababwira ahubwo bo barakibwira nabo ntibakibwire kubera ko hari nk'abantu bagiye banca intege harabona agiye nkorera indirimbo bakazita muri project aho ngo baranyaprocinga right now ntabwo igihe kijya kigera bakabona ko bibeshye none se yaza nyine kukwaprocinga kandi buriya muntu nubwo utamubwira ibintu byinshi ngo umubwire ati reba cyagiye naragukorera usigamo projet ntabwo ubona ko karimo nyine yanze nubwo mutari kukavuga ariko kaba karimo deje yakugiriye icyizere mugakorana nuko aba yarashimye ibintu byawe nuko aba yabyemeye of course uko bimeze none ubu ngubu uri gukorera muri Black Label ni studio abantu bari bamaze kumenyera ni studio n'ubundi isanzwe ikora kandi igatanga production nziza mbega nyine ifite urwego imaze kuvaho n'urwo imaze kugeraho
ni ibiki sasa urimo urategurira abakunda production, abakunda ibihangano bikorerwamo, urabateganyiriza iki? icyo nabateganyiriza ni ibyiza kandi nanjye nibyo mparanira. icyo nababwira cyo nihoze dukora ibintu bizima mani, naze dukora ibintu bizima nyine batume ngera ku ntego zanjye kandi nabo ntume bagera ku zabo. Intego zanjye ni uguhindura production production yahoze ari mbi ikaba nziza. Ikindi kandi nabo nibazi nyine tubikore neza fresh. Jay nubwo abari kureba iki kiganiro batabibonye, ariko twe twagusanze muri studio uri muri production, ntago wakumvisha abakurikiye Sade TV kuri production yawe bakumva ibyo ari byo? Kariyo nari ndi gukora nta kibazo. Tugende. Okay. Ina n'indi beats ndimo ntunganya ngeze kuri. Nayo n'indi beats ndi gusoza nayo. Ngewe no kudukiniraho kuri piano gatoya, bakurikiye Sade TV bakomeze barebe ibyo ari byo uko byifashe.
be a sea love. Yeah, okay, man, this song. Together. Turi babiri. Yeah. No. Ah, Kote Kali. As I seseta, to the za kwitunganya, nibimufatunganya, shikuminda obagira, abatuzi bakanseta, bashaka kutujyana. Agaita you. Jay urakoze cyane okujay Yeah, turimo dusoza ntago twasoza utabwiye abakurikiye Sade TV social media platforms zawe. Every social media wansangaho IG okujay Cully na TikTok okujay Cully, ubonayo ibintu byanjye byose wagezeho uhita umenya undi we. I mean Facebook okujay Cully, WhatsApp ni 078 078 266 40 40
538 538. aho ngaho rwose tumbwira ati Jay urahari, ati ndahari. Jay bimeze bite, ukambwira nyine uko bimeze. Yayo akaba ariyo WhatsApp yawe bakubonaho. Nizere ko rero mugiye kuza muri benshi kandi na subscribe bayikoze buriya. Badukurikiye bayikore, ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo batazajya bacikwa n'ibintu byiza tuba turi kubategurira. Hanyuma rero nanjye nabashimira, numvaga munshimira, nanjye ndabashimiye kubera ko mwaje kudusura, kandi ndakeka namwe ntabwo twabakiriye nabi. Twakiriye neza kabisa, twanyuzwe rero. Jay urakoze cyane. Ibiganiro byacu kuri Sade TV nakagaruka. Ciao ciao. Urakoze cyane.